urankunda sibyo I love you every day umuntu ambikubwira ndetse no kambwira ngo urankunda sibyo muka message ka buri gitondo sheri ndagukunda akani mugoroba sheri ndagukunda ku manywa sheri ndagukunda wariye waryamye nkaza hagusura mu rugo ntako ntageze ariko nawe hari ikintu ubura se ibyo bihuriye oya hari ikintu ubura da gikize subwo nyine umwaka umwe 2 3 kuko nta n'ikintu urambwira ko kumva atari ikibazo nose ndirya ntakubwira nose usinde ko kubwira oya jya wumva ibintu umuntu abavuga ariko mujye muganira njyo bona nkoze mu biti ku buryo ntashobora kugira santima nyine ngo bonye saki ariko reka nkubaze ko nzi ko nkubamo nanjye ukambamo ubundi ushaka iki kintu kirenze ibyo ngibyo uri bwinde hari wenda hari naba nkoze mu mabuye cyangwa mu biti ku buryo nanjye ntashobora gukora umubiri wanjye nzamenya ko ukora bigenze bite kumpa byarakunane kuba nakwingingiye buryo nkubwira ngo mananjye ukananiye ko kujya gukora hanga hari iki nose nibyo ndikubwira nyine ntabwo byumva sha uzambabarira wajya kumbabaza ari shireka nkubwire sibyo mbabarira n'ukuri kw'Imana sibyo genza aguhigize mva nyine nkubwira ko nawe ntukajye nyine wisaza nunkunda se bose ibyo bihuriye ibishitani urukumbwira mva nyine nunkunda ibishitani uzangiza iby'abashitani ngo tunabyihorere byihorere urankunda cyane agunkunda I love you you love me se kucyo nyima ni nkunda ngiye kunera ubwoba we uyu z'Amerika nkubwira ubundi ngewe ubundi uwo impamvu burya nkubwira nkumva wananiye nuko turabona ibitangaza ngiye nkora bitangaza ngengera ibitangaza ubundi kuri iyi si y'Imana umuntu wambere wakoze ibitangaza ni Yesu none naje ndi muri umuntu wa Yesu namba 2 nose ko mudasa ndakuba dasa uretse ntusumuzi uretse amafoto nirwa mbona afite ibyanwa ko nanjye ngo burahari urumva ari imisatsi narakarazi igiye kuzazamuka izamuke paka mbaye nka Yesu niba no kubamba no kuri ko Imana nakubambirwa ariko no kukabaruka incurira ntago nzaje ntabwo naguha dore kitavamo ni nje sinaguha mbabarira ngenguha basi Imana njye akanya nkwereka ibitangaza byanjye nkora ari kubyemera ngaho binyereke ibintu nkubwira ni ukuri gufatika 100% nta n'iki egerayo nukumva nje mite nkwereka ibintu mba nkubwira ndagira hera kangira sibyo ubari 1 2 8 akakano bakita ngo iki rasine kare noneho kangaka kitwa nibare exponential mu mibare igime twarasamye utarazahinisha nje urukumva noneho 9 bon sibirahurira hangi n'ibyo kumbwira wowe kurikira gusa 8 0 ibintu wabibonye ahangaha iri ni 1 2 2 uyu ni 8 iyi ni square root siko bayitarya mu cyongereza square root ni racine en français sibyo twarasomye twasoma iyi ngi exponential iri ni 9 ubwo 8 0 ibi ngibi nabikoramo bitangaza ku buryo n'Imana ubwanyu ndetse nabyamenye ko ngukunda urumva makanya nje kwiyereka ubundi ntabwo ujya wumva sibyo wabonye byose nibi wabonye nje nanga ko wajyaho ntabwo umuntu hanga haritse muki oh shiri haritse muki you love me I love you baby cyozo kutundu we urgira umuntu wa Yesu nuko nje ndi umuntu wa Yesu nibi ngibi abazimu bibi wanyu nako Yesu ni mukuru wawe Yesu ni mukuru wawe I love you nakiro kitabizi uri kumva icyo ni kimwe bari ikindi gitangaza mfasha nje nzagukorera akazi cy'akabana yanjye ariko paka we mirumva nyine ubwo nje kugira ngo rero Yesu nyine ibitangaza byo bikoreke uri kumva udukani tungaye tune kamwe 2 3 watubonye dore mfasha kamwe wakabonye to akakabiri to dore kandi usite 2 nakandi ushiraho mutungahe kamwe 2 3 sibyo urebe urutubicyo dore ndukuyeho sibyo fashe akangaka nje guhita mango duhanga yiyongera kandi kamwe we skwari byo we ni ukuvuga ngo rero uramutse umpaye nta kitashoboka twazabyara Yesu wa kabiri uzacunguritse oya gise bihuriye ntago nabyemera nabyemera sheri no kutima si bindi bitangaza bya kabiri ngukore
basi sheri none niba wanze rero ibitangaza basi kangusaba akantu kamwe sibyo mbabarira basi umpereze ibice by'umubiri mbyita amazina ibice by'umubiri mbyita amazina hakubye nibisanzwe nta kibazo byite nta kibazo mbyite sheri kankubwire rero akaguru kawe kamwe uri kumva nje nkise Noheli bite Noheli ni Noheli aka kabiri nkise ubunani bonane Noheli wayibonye nesha reka nkibarize akanda gusaba rakenya wambabariye niba unkunda none ukareka nkazagusura hagati ya Noheli n'ubunani nkazagusura haje ngo aha ni Noheli hadi bonane nzagusura wabyemera sheri nta kibazo uzansura pe nta kibazo sheri reka nkubwire nta bintu by'imikino ndimo wabyemeye ntabikubajije ambura vanamo akaguru kitwa ngo iki Noheli arakitwa ngo iki ubunani ntabwo nakubwiye ngo uzareka ngusura hagati ya Noheli n'ubunani ukabyemera ntiwemeye ko nzagusura hagati ya Noheli n'ubunani none sibyo bihuriye nyine n'ibyo uri kumbwira aha ni he ntabwo ari muri Noheli muri Noheli aha ntabwo ari ubunani hagati ya Noheli n'ubunani kuri wowe ni hanyereke hagati ya Noheli n'ubunani kuri wowe nahagana hano oya ntabwo oya nyine hanyereke neza uri kukwijijisha sanga oya ntabwo none ugira ngo utsure muri rero cyangwa umbwira hari uheze nahanga avana mu ngemereza agira nyine kuva ngo ngiye ngo ntuza ngo uri rujyanye mamuzana Munyarwanda yavuze ukuri ko ujya bwitwejo akubwa ibigondano imihoro ikarakara kuvuga nyir'urugo yapfuye sinjye umwishe ubundi tubwira ikibazo cyawe ngo byagenze gute murabona mfite imyaka 11 n'igice n'amezi nk'atandatu nyine hari umuhungu twavara nyine yanenda kandi arayihakana ese uzi ahantu atuye ndahazi nyine twajyana ukajya kuhatwereka nta kibazo ajya shanga wowe witwa ngo iki wowe ngo witwa ngo iki kumbona mu nzi tuyebigenze bite kubona mu nzi tuyebigenze bite ni wowe uri muri za nsore zisigaye zitera abana bari hasi imyaka 18 kaba burangaje undi akundi woni kubikwa cyanga kandi urangenza wa mukobwa ngiye nkwiyama samuteye inganye n'utabizi ikije kumutenda ngende inda nayo ifashe nyivana ndo imutera se iki kirego tugiye kugikurikirana dusanga indi guhama turagukatira imyaka itari hasi y'imyaka 25 nje mufate mwati imyaka 25 uyu mukobwa nge ibyo kuvuga ibyo kugira byo byaranabaye ukumva oya itutonde muyo gukiriza mangu sobanura ikibazo cyanjye ariko nanjye nasanze atari ubwa mbere nabikoze mu basore 25 bose bagiye baza bose binjiramo mugende mufate mu bazana hanga tugabana iyo myaka buri wese bamuhumwe undi iyo myaka 25 tuyigabana kanze bamagara badaso bazi hano ba burya nabwirwa bwibunza ngo imyaka 18 imyaka 18 hehe zona Damascene kandi zona Matungo hano gafite imyaka nk'isambu yarakarenze nta nyisambu imyaka yo n'imice gafite imyaka nk'ivanjiri none imyaka 20 mwihute ntacyo ngo bande okay ibindi nyine urabivuga tugeze kuri ribo nani ko muhamwe akomwana mujye mukamenya ugite asha uyu mujamare nzanga agiye niko ko ari wowe usanzwe uzahana aba ari hehe reka mbabwire bayo uyu uriya muhungu uvara ni n'ikigoryi ni n'ikicucu buriya unamuhamagaye ahantu ari yakitaba ariko iyo mufata nari kumwica mumuhamagare mwumva ko ataritaba mwumva ahantu ari kutwumva muhamagare wewe waguteye inda muhamagare niko muhu umva se mwaramenyeresha mwamenyere ko mpamagara buri gihe nakoze amakosa mukafata izari kimana umunsi nagomba kumbe uraho ngaho nawe wishisha wake buriya mu giti wikira mu giti manuka aho ngaho muri icyo giti nona mwamenyere ko mpamagara nkita uyu munsi nagora itaba nago murambona